Ikaze cyane wakoze kubana nanjye kuri The Fina Topic nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi rero tugiye kubwira amateka yaranze umugabekazi Rosalie Gicanda wishwe kuwa 20 Mata 1994. Yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana agakunda n'umugabo we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Nta magambo bwirwa na buri wese mu bahuye cyangwa babanye na Rosalie Gicanda, umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda wishwe kuwa 20 Mata 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hejuru ya byose, umwami Rosalie Gicanda abamuzi bemeza ko yakundaga u Rwanda cyane, biri no mu byatumye yanga kuruhunga bw'Abatutsi bameneshwaga mu 1959 abandi bakicwa. Yarugumyamo acunaguzwa kugeza mu 1994 ubwo yamburwaga ubuzima azira uko yavutse. Kuwa 20 Mata 1994 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko ari umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe n'abasirikare ba leta yakoraga jenoside azizwa ko ari umututsi. Gicanda yari yarashakanye n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre kuwa 13 Mutarama 1942. Barabana kugeza tariki 25 Nyakanga 1959 ubwo umwami yatangaga mu buryo bw'amayobera agatangira Bujumbura. Ubwo u Rwanda rwahindukaga Repubulika, Gicanda yatangiye gucunaguzwa. Mu 1961 Perezida Kayibanda Gregoire yamwirukanye mu Rukari i Nyanza maze ajya gutura i Butare mu karere ka Huye. Ari naho kuwa 20 Mata 1994 yiciwe. I Butare yabayeho mu buzima bworoheje, aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo itandukanye. Tariki ya 20 Mata muri 1994 ahagana saa 5 z'amanywa, abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizima binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda bamufatana n'abandi bagore 6 babanaga, barabatwara ku mabwiriza yari yatanzwe na Capitaine Ildefonse Nizeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare ESO. Muri urwo rugo hari hasigaye umubyeyi wa Gicanda n'undi mukobwa wo kumwitaho kuko yari ageze mu zabukuru. Abo basirikare batwaye Gicanda n'abagore bari bari kumwe babajyana inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda, barabarasa barapfa. Ntibyaciye aho kuko nyuma abo basirikare n'interahamwe bagarutse mu rugo rw'umwamikazi bagasahura ibintu ndetse bakanica umubyeyi wa Rosalie Gicanda. Bamwe mu babyeyi babanye n'uyu mwamikazi Gicanda bemeza ko yari umuntu mwiza haba ku mubiri no ku mutima, agira kwicisha bugufi kudasanzwe. Ibigwi n'urukundo by'umwamikazi Gicanda birahirwa n'uwamugezeho wese mu buhamya bwatwanze na Perezida Paul Kagame muri 2017. Avuga ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi. Yashimiye Gicanda nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. N'ubuhamya bugaragara muri nimero 2944 y'ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse kuwa 14 Kamena 2017 yiswe amabanga y'ubuto cyangwa se Secret de Jeunesse. N'abakuru b'ibihugu barimo Perezida Paul Kagame, Ali Bongo Odimba, Mwami Mohamed wa kane wa Maroc na Alpha Conde. Perezida Kagame avuga ko mbere y'uko u Rwanda rubona ubwigenge, abahutu bari batuye ku musozi watambwe mu Ruhango, aho umuryango we wari utuye, batangiye gutwika inzu ndetse banagirira n'abo Abatutsi bahatuye kandi babishigikiwemo n'ubuyobozi bwariho. Icyo gihe umubyeyi wa Kagame yatangiye kubategura ngo bahunge, maze hahita haza imodoka. Umushoferi wayo yashyikiriza uwo mubyeyi ibaruwa yavugaga ko atumwe n'umwamikazi Gicanda wari utuye i Nyanza mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye. Umwamikazi yarasabye uwo mubyeyi ko yabahungisha muri ibyo bihe by'amakuba. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka mu gihe igihirihiri cy'abahigaga cyaturukaga ku wundi musozi kigahita kirara mu byo bari batunze. Icyo gihe ngo basanze umwamikazi Nyanza mbere y'uko berekeza mu Mutara. Aha niho
bavuye bahungira muri Uganda. Umwamikazi Gicanda ubu aruhukiye Mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Kigeli gatanu Ndahindurwa. Ayo yari amateka ya umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda wabaye intwari kugeza atabarutse. Reka dukomeze tumwifurize iruhuko ridashira kandi twibuke twiyubaka.